twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro za Mato TV. Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza. Twije muri kakanya twahariye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina David cyangwa se David bitewe n'uko ushatse kubivuga, ndetse n'ubusobanuro bw'izina Aria. Hese aya mazina abayitwa barangwa n'iki? Hese aya mazina asobanura iki? Gihe cyo ngusaba no gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Jewe amwumva kuri mikro nitangshaka Eric, hanyuma munyemerere duhere kuzina David. David ni izina rihabwa abana b'abahungu, rifite inkomoko mu Giheburayo kuri Dawidi, rikaba risobanura ukundwa. Ni izina rizwi cyane muri Bibiliya, cyane mu isezerano rya kera, aho bavuga Dawidi wabaye umwami wa kabiri w'Abisiraheli, kandi akaba ari we wishe umurwanyi w'igihangange Goliyati wo mu ngabo z'Abafilisitiya wari warazengereje Abisiraheli. Umwami Dawidi cyangwa se David yategetse mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu magambo y'impine bamwe bamwita Adave, Davei, Davie na Adavi, rifitanye isano na Davena, Davina, Diviana, ahabwa abana b'abakobwa. Unyemere twute cyane kuri bimwe mu biranga aba David. Ni umuntu ukunze kubyara abana benshi, ni umunyamahirwe mu buzima kandi ahora yishimye. Ni umuntu ucisha make ariko akagira n'igitsure, akunda kwisanzura kandi rimwe na rimwe akavuga make. David akunda ibintu byo gusetsa, ntiyabaho atabikora, nko kwigana abantu, gukinisha abana bato, gukubagana n'ibindi byose bisekeje. Ni umuntu ushyira mu gaciro kandi ureba kure mbere yo kugira icyo akora, agahuzagurika gake gashoboka. David agaragaza amarangamutima ye cyane. Ikintu cyoroheje gishobora kumukomeretsa cyangwa kikamushimisha ku buryo budasanzwe. Arihangana kandi kuba yitwa David bimwongerera icyizere cyo gukora cyane, akagira icyo ageza ku bandi. David akora ibya wenyine, akifatira imyanzuro ndetse akifataho urugero, akireberaho mu byo yagiye yica cyangwa akabikiza. Mu ikoranabuhanga ahanga udushya, usanga azi gucukumbura kandi akunda ibintu bikozwe neza. Bimwe mu byamamare wamenya byitwa David, nakubwira nk'uyu witwa David Adeleke uzwi nka Davido, umuhanzi ukomeye muri Afurika duherutse no gukora amateka ye rwose. Niba ushaka no kumenya amateka y'uyu muhanzi Davido, ushobora kujya kuri YouTube ugasacinga Mato TV rwose, ukandikamo amateka ya Davido, urahita umubona rwose. Hanyuma ikindi cyamamare cyitwa iri zina David ni David Beckham, umwongereza kabuhariwe muri ruhago. Hari n'uwitwa David Alaba, umukinnyi wa football ukomoka muri Australia. Ngayo nguko ibyo byamamare byitwa ayo mazina. Munyemerere noneho twite cyane ku busobanuro bw'izina Aria ndetse n'ibimuranga. Aria ni izina rihabwa abana b'abakobwa, risobanura intare y'ingore, aho ni mu Giheburayo, naho mu Gitaliyani risobanura umwuka. Iri zina rifitanye isano na Ariana, Aria, Ari ndetse n'ayandi. Rimwe mu biranga aba Aria. Aria ni umuntu utangaje, abacecetse, agira ibanga kandi ahora ashaka ibintu biri hejuru y'ibyisumbuyeho ku byo afite. Ni umuntu w'umunyamakenga, arabanza akitonda akabona kwinjira mu gikorwa runaka. Ni umuntu wanga kubangamira abandi, aba yumva yakora uko ashoboye, akitwararika kugira ngo bitamuturukaho. Arihangana, agakora cyane ku buryo intego ze zigerwaho kandi mu gihe yihaye. Nubwo hari abantu bamubonamo ubutesi, ariko siko ari. Abacecetse, yiyitaho ariko kandi adapfusha ubusa amahirwe abonye cyangwa ngo yinenaguze umurimo
mirimo, akora ibintu buhoro buhoro ariko akabikora neza, yanga kwihuta ngo nyuma asange atabinogeje. Ni umuntu utizera ibijyanye n'amahirwe. Kuri we ikintu umuntu akigeraho yagikoreye cyangwa akakibura kuko yajenjetse. Ni umuntu utagira ubute ku buryo kwiga imyaka myinshi yumva abyishimiye akaminuza. Muri make ntapfa kuvuga ibibazo bye, arabigumana akabyikemurira, ibimunaniye akemera kubana nabyo. Iyo akiri umwana aba akeneye ko ababyeyi be bamuba hafi kugira ngo bamufashe gusabana n'abandi no kunoza uburyo avugana nabo. Akunda gutembera mu busitani, kuba ahantu hatuje, azi kwiyoroshya, yishimira kureba inyamaswa. Mu rukundo agenda buke, aba ashaka ko ibyemezo byose bifatwa n'undi. Ngayo nguko abo niba Aria, nizere ko namwe mumenye aya mazina. Ese ibyo mvuze haruguru nibyo koko kuri mwe muzi ba Aria cyangwa se ba David? Mubaziho ibyo mvuze haruguru? Niba ari uko biri, jya muri comment utubwire. Nyuma ntiwibagirwe gusiga izina ryawe niba utazi icyo arisobanuye. Twe turi hano ku bwanyu rwose, urisige muri comment tuzarisobanura. Hanyuma ambibutsa no gukora subscribe, ariko mwari kumwe nanjye Tanshaka Eric. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, none mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe.